Umwana w'umwami yifuje kuzana umugore, aravuga ati ndakuze, ariko ikibazo mfite umukobwa wese uri bwumve ko nshaka ko tubana ntago ari bubyange. Reka ahubwo nkiriye akantu kameze nk'amarushanwa, kubera ko nta wakwanga kuba umukazana w'umwami. Yahise atanga ubutumire mu gihugu cyose, abwira umukobwa wese ubyifuza ko ashobora kumubera umugore, ariko ko hari amarushanwa hari kugira ngo abashe gutoranyamo uzamubera umwami. Hari umukozi wo hasi wari ufite umwana w'umukobwa wakundaga umwana w'umwami, ariko ataramubonaho, yumvaga bamuvuga n'ibiki. Noneho mama aramubwira ati nizere ko ibyo uri gutekereza utari bubikore, ntugende mu bakobwa kuko nta bwiza ufite, nta n'imyambaro ikwiriye ufite, ikiruta byose nta n'ubwo ukomoka no mu muryango ukomeye. Yaramubwiye ati mama, amarushanwa ni ubuntu, reka basi nanjye ngeyo ndebe ku gikomangoma gusa, n'ubundi ndabizi sinshobora kuba umugore we kuko ntabwo nturuka mu muryango ukomeye, kandi nta nubwo ndi mwiza nka bariya bana bo mu bayobozi. Hanyuma bose bateraniye imbere y'umwana w'umwami. Umwana w'umwami aravuga ati ngiye kubaha akazamini, uzagatsinda niwe uzambera umugore. Yahise afata imbuto, aravuga ati izi mbuto mbahaye ni indabo. Buri wese yagiye amuhereza urubuto, arababwira ati nyuma y'amezi 6 muzagaruke buri wese anyereke ururabo rwe, hanyuma uzabasha kugira ururabo rwiza cyangwa uzabinyereka niwe nzagira umugore. Abakobwa bose baragiye, nyuma y'amezi 6 bose bazana indabo, ariko none wa mukobwa wo mu bakene, wa mukobwa mama yari umukozi wo hasi, yaje nta rurabo afite akantu kagakwiriye kujyamo ururabo ariko ntarwo. Hanyuma abakobwa bakaryana inzara bagaseka. Nuko umwana w'umwami agiye gutungurana yaravuze ati uriya mukobwa udafite ururabo niwe uri bumbere umugore. Batangiye kujujura. Yahise aterura ijambo aravuga ati imbuto zose nabahaye zari zitetse, rero ntabwo mwashoboraga izo mbuto kubasha kweraho ururabo urwo ari rwo rwose. Ubwo rero uyu mugize umugore kubera ko yambereye inyangamugayo. Uyu muntu niyo twabana n'ubundi uyu muntu yazambera umugore. Isomo: buriya ubunyangamugayo uko byagenda kose ntabwo bujya bupfa ubusa. Muri bose nta n'umwe wigeze ubasha kubana n'umugabo abantu bose bifuzaga, wa wundi basuzuguraga niwe wabashije kubana nawe kubera ubunyangamugayo. Njye nitwa Kai Proctor, nizere ko wamfollowinze. Ndabakunda cyane. Peace and love.